Hello everybody. Uyu munsi muri Docs 14 TV twabatumiriye ibyamamare bibiri muri entertainment y'u Rwanda. Ibumoso bwanjye mpafite uwitwa Ndagijimana Noel uzwi ku izina nkande nka James. Iburyo bwanjye mpafite niyo nsenga Ildefonsi, ariko hari irindi zina azwiho nirihe? Izina ryanjye nzwiho nyine muri ino sinema cyangwa muri uruganda turimo ni WhatsApp. Okay, WhatsApp. Njyewe urimo kubagezaho iki kiganiro nitwa Devion Kamike, ariko amazina yanjye niswe n'ababyeyi nitwa Isaac Nsabimana. Okay, nagira ngo dukubite tubangura. Ese wowe Ildefonse cyangwa se WhatsApp winjiye muri uru ruganda gute, from where ugeze he? Murakoze cyane. Njye kuno ninje muri ino sinema nyarwanda haciyeho igihe ninjemo 2019. Ndumva hari mu mezi ya nyuma. Okay. So rero kuno ninjemo n'ibintu birebire bitandukanye nyine njyewe n'ubundi niyumvagamo iyo mpano, ariko njyewe natinyaga kujya imbere y'abantu barenze umwe. Nabaga mfite ubwoba cyane, ariko iyo mpano nkayiyumvamo, ariko nkibaza uko nzayikuza bikanyobera nyine, bitewe n'uko kujya imbere y'abantu benshi byari byarananiye. Okay. So ukuntu rero naje kubyinjiramo, urabona njye nkunda gucokoza imbuga nkoranyambaga cyane. Naje kujya kuri Facebook nyine nsacingamo sinema nyarwanda. Haza urubuga, ubwo naje kwandikaho nyine ko mfite impano. Ndanandika nsaba se ntazi n'uwo nandikira, nawe se ko nk'umuntu afite impano mwamufasha iki. So ukuntu byaje kugenda rero nabonye nta muntu unsubije. Okay. Nategereje nyuma y'amezi 3 nagiye kubona mbona umuntu arasubije, arambwira ati isi woherereye hehe, meze bite? Namubwiramerereye nyine mu mujyi wa Kigali, mubwira aho ariho. So ikintu yankoreye ndamushimira cyane. Yampaye nimero ya telefone ati wowe uzahamagare kuri iyi nimero bazagufasha. So nanjye nk'umuntu wari unyotewe ibyo bintu koko, nashatse amayinite ndahamagara. Mpamagaye nyine nitabwa n'umuntu w'umusore, mubaza nyine uko bimeze, mubwira impano ko bifite. Arambwira ati rero dukorera aha uzazi iki gihe n'iki. So nagezeyo bamfashe neza nyine, nyuma nubwo tutaje gukomezanya, ariko urugendo rwanjye nuko narutangiye. Okay. Kaba ubu ngubu gutrendinga ku izina rya WhatsApp. Ni WhatsApp, ariko bitewe na role umuntu aba afite cyangwa se bishobora no guhinduka. Birahinduka, ariko iriri official ni WhatsApp. Okay. Noneho tugarutse kuri wowe James. Wowe winjiye ute mu ruganda rwa sinema nyarwanda? Mbese tubwire nawe ukoresheje nk'umunota umwe. Uruganda rwa sinema mu by'ukuri byatangiye nkiva mu nda ya mama, nibwo natangiye kuyumvamo impano idasanzwe. Kuko nabyiyumvagamo kubukabya. Ntago ari ugukabya. Buriya ikintu ukiyumvamo, uretse ko utabuzi ngo nzamenera he cyangwa nzaca hehe, ariko nari wa muntu wakundaga ibintu by'imikino cyane. Nkiri n'umwana hajyaga banavuga ko wa mwana ukoze mu biki, nakinishaga ibintu byose, ariko sinarinzi aho bizagana. So rero muri 2018 gutyo nibwo natangiye gukuza impano yanjye, ntangira no kwishyira hanze. Ariko nakundaga sinema cyane cyane sinema nyarwanda. Nakunda kubakurikirana abakinnyi, ariko nkumva ndabakunze. Bituma ngira inyota no gushakisha uburyo ki nanjye nzagera gute muri sinema. Okay.
bo rero naje kuza i Kigali nkajya nshakisha nkumva ibi ari ikiganiro cyakundaga gutambuka kuri radio kivuga ku bakinnyi bakina filime nyarwanda bakunda kugikurikira cyane. Ari rero no naje kumva amakuru ko hari ahantu hari casting keneye abakinnyi ba filimi bafite amaraso mashya. Hanyuma nza kushakisha amakuru ndahamenya njya gukora casting biranangora cyane. Ntago byari byoroshye. Ari abantu babona ibintu sinema bakagira ngo ni ibintu byoroshye, ni akazi katoroshye kandi gakomeye kabisa. Bo rero naje kujya gukora casting birangora ndatsindwa, nyuma nza kongera kuba mu mahirwe ndagerageza none ndatsinda kuko nari mfite umuhate n'ubushake. Bo urugendo rwanjye rwa sinema rutangira gutyo. Ariko nanaka kanya ntago ndagera ahantu numva ashaka. Ndumva ko rero nshaka kugera sindagera. Okay, nkuko abadukurikiye iyi ni Dox 14 TV cyangwa se Dox 14 TV. Igikurikiyeho wenda aba basani banjye ndumva badutwitse kabisa, ariko uyu musore w'iburyo bwanjye James numvisha nakabya umuntu ngo wiyumvishijemo sinema akiri urusoro. Musore urakabya rwose. Meze nka muhungu uvuga ngo buri muntu n'inyogoye. None hari akabazo nagira ngo mperewe kuri iri Defonse cyangwa se WhatsApp. Njyewe ndumva nigeze kubabona gutya hari ahantu nyine Samuel twigeze guhurira ahantu hitwa mu Bicurabwenge, yaba we nakubonyeyo yaba James namubonyeyo mu Bicurabwenge. Hari ahagana Ibicurabwenge n'iki kuri wowe nko mu munota umwe? Urakoze ne. Ibicurabwenge niho hantu uwo muntu yanyohereje. Ibicurabwenge nyine ni company ikina ikigisha gukina filime nyine nyarwanda ndetse n'ibindi bitandukanye. Uwo muntu rero yampaye nimero zabo. Umuntu yitwa Linda, ndamushimira cyane pe. Linda ndamuzi, afite channel inyuzaho ibintu bya fashion. Komeza. Linda nawe yarari ariko nk'umukinnyi wabo ariko atari buri gihe ko bamukeneye. Hanyuma nje niho yanyohereje mu Bicurabwenge Film Production. Naje gusanga nyine abavandimwe, nakubwiye ko natinyaga kujya imbere y'abantu. Naraje nyine bankoresha casting, casting yaho yari iteye ubwoba. Ndabyibuka mwabaga muri sale, ubwo abajaji babaga bari muri sale, mwebwe muri hanze bakajya hari nimero twatomboye bakajya bakurikiza nimero. Ikintu rero cyari giteye ubwoba kurushaho si abantu gusa, ahubwo bari bazanye kamera. Hari kamera, hari na appareil. Umwe afotora ndari gukamera, noneho bakubaza ibibazo. Icyo gihe nagiyeyo nabyiteguye, navuga ati byanga byakunda barankoresha casting. Ikintu rero cyanteye ubwoba cya mbere nibuka, narinjiye bara nimero yanjye yagezweho ndinjira, ubwo mageze ndabegera nka hano. Barambwira ati subira inyuma. Ubwo nubwo butangiye kunzamo, bafata akantu k'akabuye baca akaziga. Ati nturenge muri ako kaziga, kiniramo aho ngaho. Mfite ubwoba, urisararanga nawe. Bampaye nyine akantu gatoya ndagakina. Ubwoba nyine nari nabugabanije. Navuye mu rugo nabwigabanijemo ariko nari mbufite. Ubwo winjiye muri sinema nyarwanda binyuze muri company yitwa Ibicurabwenge Film Production. Hanyuma wowe James, wowe nkuko nabivuze ndumva narakubonyeyo nawe, nuko kuza kubona mukomeze muzamuka mu trendinga, twifuza kubatumira ngo mutubwire amateka yanyu. Wowe mu Bicurabwenge wageze muti? Mu Bicurabwenge
hariya ni mu rugo, ariko ari igihe biba ngombwa yo mu rugo iyo umaze gukura umwana bamaze gukorera wakuze bamaze kuguha n'ubumenyi, hari igihe uvuga reka nanjye ngende ubumenyi bampaye wenda nkoremo n'ikindi kintu cyanjye, ariko mu bicurabwenge niho hantu natangiriye, nibo bampaye ubumenyi mfite uyu munsi ndetse naho ngeze uyu munsi n'ibindi bikorwa byose mfite, experience niho yavuye. Okay, urakoze cyane. Iyi ni Dox 14 TV nkuko nkomeje kubibabwira. Okay, none se nyuma yaho wowe WhatsApp nawe James naje kubabona mu yindi media group, bikekwa yuko cyangwa se bivugwa yuko muri no mu bayishinze, iyo media group yitwa Nkorezaho Media Group. Duhere kuri we iri Defense cyangwa se WhatsApp imeze ite, ifite izihe ntumbero, ije kugaragaza iki muri uru ruganda rwa sinema nyarwanda? Nkuko mugenzi wanjye bivuze, iyo umwana mu rugo bamureze hari igihe arakura agacuka, nawe atangira gushakisha ku rundi ruhande nyine areba imibereho. So rero uko iyo Nkorezaho Media Group yaje kuza, nyine twari abana babiri mu rugo rumwe nyine, wowe na James. Yego, mu bicurabwenge tuza kugira igitekerezo, turavuga tuti se nta kuntu twashinga natwe nka groupe. Iriya yari company ni ikintu kinini cyane, so na groupe ni nini, ariko iyo ugereranyije na company usanga groupe ari murumuna wa company. So tuza kugira icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo twashinga natwe groupe, tukigira nyine uko mu rugo bimeze, tukagira bicya tuhakura tukabishyira muri iyo groupe. So twaje kuyikora rero, ndumva twarayitangiye ku itariki 8 z'ukwa mbere 2021. Okay. So nibwo twatangiye projet ya mbere twakoze, ari nayo yampaye iryo zina, yitwa WhatsApp series. WhatsApp series bigeze kuri episode yaho ya 4. So hari n'izindi twagiye dukora zitandukanye. Okay. Urumva rero tubirimo, gusa abakunzi bacu tumaze igihe tudakora, nyine dufite ibibazo ariko byarakemutse. Ikindi turi muri projet nyine, turi kwandika, turi gutegura, so turi kwisuganya. Mwaratubuze turabizi, muri kutwandikira mutubaza WhatsApp bigeze, ese na zira zindi twatangiye zigeze. Reka tubabwize ukuri ko biri mu nzira, biri hafi kabisa, mukomeze mutwihanganire, ni vuba aha rwose, ntabwo turi bubatindire. Okay. Dusa nk'abagana ku musozo, ese James wowe wagaragaye muri WhatsApp ukamenyekana ku iryo zina, ubu ngubu Nkorezaho Media Group mugizwe n'abantu bangahe, mukorera hehe? Wenda wansubiza nk'ibyo bibazo bibiri tugasa nk'abagana ku musozo. Nkorezaho WhatsApp Group ifite abanyamuryango bagera ku 10, ariko ibikorwa byo ni byinshi, biracyakomeje, uretse ko twahuye n'ikibazo cy'abakinnyi bamwe na bamwe bagiye barwara, ntitubone uko dukomeza, aricyo nisabira abafana bacu badukurikiye bihangane mu minsi mikeya, projet zindi turi kuzitegura zirabageraho, kandi bakomeze badushyigikire kuko ibikorwa byo turabifite kandi ni byinshi cyane. Mukorera hehe? Dukorera ahantu hatandukanye, ariko aho ingenzi dukorera i Nyamirambo, kuri 40, cyangwa ugeze aho bita kwa Kadafi, niho wadusanga. Okay. Abakurikiye Dox 14 TV, uyu munsi twe twabatumiriye ibyamamare bibiri, uwitwa WhatsApp, uwitwa James, bakaba baramenyekanye mu nkuru yitwa WhatsApp series. Mwumvishije n'amavuko yabo, ngiye bagezaga ikiganiro, nitwa Devion K-Mike. Tuzasubira ubutaha. Iyi ni Dox 14 TV wagwan. Yeah.